n'uyu muyobozi uyu munsi Imana ishaka mu itorero ryayo. Ntabwo uyu muyobozi agomba kuba aburiwe afite ubwo bushobozi. ushobora kureba urusengero ukavuga muti mu ntumbero zacu tugomba guhindura iki gisenge, kandi iki gisenge gifite miliyoni 20, hakajyamo ibyuma n'amabati meza. Igihe cyose Pastor Innocent yahagarara akavuga ngo murabizi ko Nyakarambe twebwe tudashoboye, tudafite imbaraga, ntabwo twashobora kubona miliyoni 20, ntibishoboka, ubwo biba byapfuye. Nabyumvise. None rero ni uyu muyobozi niwe shaka gutindaho. Igihe cyose Innocent azahagarara mu izina ry'Imana Data twishobora byose, akabwira Abanyakarambe ngo muzi ko ubu miliyoni 20 kugira ngo iki gisenge cyacu tubashe kugihindura kimere neza ari amafaranga makeya, reka mbere ukuntu ari makeya. Dusanzwe turi abakristo 2,000. Buri mukristo atanze ayangaya umwaka, twaba duhindura igisenge cyacu kandi miliyoni tukazibona. Nabyumvise bagatangira kuvuga yawe uratubesha, ntaga amafaranga twayabona, murabizi ko twikeneye, turarusa, turashonje, abana bagiye ku ishuri, dufite ibibazo, inzu zatuguyeho, ubwo turabona ngo yata. Ahubwo nimwemera mukaza tukabikora, nizo tuzaguye zizeguka, Imana izazegura kandi bizagenda neza. Niyo nzarutaka uzahita ubona ibiryo byo kurya, kuko tuzafatanya tugahuriza hamwe tugasonzoranya. Abantu bagatangira kuvuga ngo uzikora ibyo kuko mu bya bintu birashoboka. Hanyuma rero umunsi wo gutangira n'uyunguyu muzaze mwese, abakristo mwese mukaza, bafite iki, bafite inkoni, bafite yo gusurikana, bafite imbaraga yo kurwana, ibintu byose mukaza. Hanyuma umwanya kubona mukabona bya bintu murashoboye. Umuyobozi ukoresha influence, icyo abantu batashaka gukora bakagikora banezerewe, bishimye, kubera ko bamaze gusobanukirwa. Niyo mpamvu aya magambo badusomeye mu Gutegeka kwa Kabiri igice cya 17 umurongo wa 14 kugeza 20, ni amagambo akubiyemo ibintu bigera kuri 7 mbabwira, ngira ngo mbabwire byerekana ishusho y'umuyobozi Imana ishaka mu itorero ryayo uko akwiye kuba ameze. Icyambere umurongo wa 14 kugeza 15, wagomba kuba umuyobozi uva mu bwoko bw'Imana kandi watoranijwe n'Imana. Nibyo yabwiraga Mose, yabwiraga Abisirayeli, kubera ko bari kuzakenera umwami, kandi uwo mwami yagombaga kuza kubayobora. Uwo mwami rero yagombaga gutorwa mu bwoko bw'Imana, akaba atoranijwe n'Imana. Niyo mpamvu ntawubasha kubyuka mu itoraniro kandi ngo abe arote y'abantu mu dikoni ahita agenda aba mu dikoni. Ntawubasha kurota aba umupasitoro ngo agende abe umupasitoro, ntawurota aba umwepiskopi ngo agende aba umwepiskopi. Hari inzira binyuramo, ariko nagira ngo babwire uko byagenda kose, banza wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, hanyuma winjire mu bwoko bw'Imana, umwana w'Imana, ubundi hasigaye Imana izabisohoza byose. Icya gatatu iki cyaka cya mbere ndagira ngo mushimangize ijambo Petero avuga muri iki gice. Petero mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse rwa 2 igice cya mbere umurongo wa 10, aravuga ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranwa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Haleluya. Nagira ngo mbwire Adamasi agiye muri paruwasi Mbogo, mbwire Vedastaya ari muri paruwasi Kiraro, nawe mwese aho muri ndabinginze mukomeze gutoranwa kwanyu no guhamagarwa kwanyu, kuko nimukora gutyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo muzasohoza icyo Imana ibashakaho. Icya kabiri, Imana yashakaga ko uyu muntu agomba kuba umuntu utishakira icyubahiro. Ku murongo wa 16,
kutisha icyubahiro ni cyiza, ariko hari ababishakisha gukandagira no gukanda no kuvuga nabi ngo kugira ngo bahubahe. Ariko hano ndagira ngo mabwire ngo muhamagariwe kuba abayobozi b'abagaragu kandi bamanuka bagasanga intama mu miryango, mukagaragaza uruhare rw'itorero rya Kristo turimo mu kurengera ubusugire bw'umuryango. Nutamanuka muzamenya ibibazo umuryango uhanganye nabo, nutamanuka mu miryango muzamenya ibibazo abantu bahanganye nabyo, numanuka ukicarana nabo muzabimenya, umenye uko basengera, umenye uko bafasha, umenye uko bateza imbere, umenye uko mufatanya kuzamura itorero ry'Imana. Icya gatatu nuko Mose yabwiraga Abisirayeli uko Imana yari yamubwiye ku murongo wa 17 avuga ngo uyu mwami mushaka ngo agomba kuzaba umuntu udatwarwa n'irari ry'umubiri, ngo kandi ku murongo wa 17 kandi ngo ye kuzishakira abagore benshi kugira ngo umutima we udahinduka ukava Uwiteka. Niyo mpamvu Pawulo abwira abaefe bakuru b'itorero ngo mwirinde ubwanyu, haleluya, murinde n'umukumbi umwuka wera yabashiriyeho kuba abarinzi. Kwirinda self control bivuga kwimenya wowe ubwawe, niba ni n'umubiri wawe kudomina bitoroha, uburyo uhora uhereza Yesu, ubwire ngo Yesu mfasha kugira ngo irari rye kuzamuka muri jye, hanyuma ntangire gucumura ngo ngucumureho, ntere abantu kukwanga, ntere abantu kukuzinukwa kandi warantoranije. Biragatsindwa kuba umupasitoro w'umusambanyi, kuba umudikoni w'umusambanyi, kuba umuyobozi w'itorero ry'Imana urangwa cyangwa uyoborwa n'irari ry'abagore. Hari n'icyubahiro hariya hejuru, harimo irari ry'abagore n'irari ry'ibindi byose byo kunezeza umubiri wawe. Ibyo byose nibyo Pawulo yabwiraga Abefeso kandi n'abakuru b'itorero ngo mwirinde ubwanyu, mube abantu bayobowe n'Imana. Umurongo wa 34 muri iki gice Pawulo arakomeza akababwira ngo kandi kwirinda kwanyu bizabaviremo no kwirinda ubunebwe. Umurongo wa 34 arabwira ngo ntawe mwigeze mvuna, nakoreshaga amaboko yanjye kugira ngo mbashe kutabaho igitutsi mu gihe cy'umurimo w'Imana. Imana agamaze, Imana ishimwe kuko yaguhaye impano, ufite amaboko, ufite amaguru, ufite umutwe, warize, ubu uri kurangiza kaminuza. Nta mpamvu n'imwe zo kumunebwe uzayibuke ugiye gusabiriza. Abo Imana iguhaye bafite ubushobozi, nawe ubwawe n'umuryango wawe ufite ubushobozi, nimugende mukore, mwirinde ubunebwe. Ni kimwe na Vedasta kandi ni kimwe natwe twese aho turi, twirinde ubunebwe, dukoreshe ubwenge bwacu n'imbaraga zose, dusabe Imana itwuzuza umwuka wera kugira ngo tubashe gukora kandi tuzane impinduka nziza. Uyu muyobozi Pawulo yari ari guhugura, ari nawe Mose avuga, yagombaga kuba uri w'intangarugero mu gutanga, kuko ku murongo wa 35 naho mu gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Mujye muhora nk'abayobozi muzirikana ko akaboko kakira nta mugisha kabona, ariko akaboko gatanga kabona umugisha. Haleluya. Ibyo waba ufite byose ujye uharanira kubona umugisha kubera gutanga. Yego bapasitoro namwe badikoni, ibyo ufite byose ujye wibuka ngo nutanga uzabona umugisha, kandi bitoze n'abakristo, kandi bitoze nabo bigisha, kugira ngo nabo bibonere umugisha uva mu gutanga. Icyacu n'amatoro bishyitse, tuzamure itorero ry'Imana, natwe ubwacu twizamure tubone umugisha. Icya kane ni ku murongo wa 17 naho avuga ngo uyu muyobozi, uyu mwami ntiyagombaga kuba uwo kwishakira ubutunzi bwinshi, ngo kandi ye tuzarushaho kwishakira ifeza n'izahabu byinshi. Dukwiriye kuba abayobozi bazi Imana n'icyo Imana ishaka ko dukora, kumenya abantu bacu n'akaga barimo, hanyuma tukagira umutwaro w'ibyo bibazo bafite, hanyuma uwo mutwaro ukadutera guhagurukira rimwe twese
kugira ngo twivane muri ako kaga. Ubu ngubu ni umuyobozi Imana yashakaga kandi Imana ishaka n'uyu munsi. Uyu muyobozi kandi wumve amazi winjiye mu byo kwimenyereza kuyobora paruwasi, wumve ngo ni umuyobozi ukwiye kuzana impinduka nziza ahakorera kugira ngo itorero ry'Imana rikomeze kandi itorero ry'Imana ritere imbere. Ni umuyobozi ugomba kugira intumbero, agahishurirwa muri rwa ruganda rw'ibitekerezo, ukamenya icyo Imana ikubwira kandi ukakigendanamo n'ubwoko bw'itwa Imana yaguhaye kuyobora kugira ngo murusheho gutera imbere. Kandi mwibuke ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge. Reka wemere guhishurirwa, utoze n'abantu b'Imana guhishurirwa. Ni ijambo dusanga mu Migani igice cya 29 umurongo wa 18. Hanyuma icya gatanu nuko tubisanga kuri ya murongo wa 18 kugeza 19, havuga ngo kandi uyu muyobozi agomba kuba umuntu wubaha Imana kandi agatungwa n'ijambo ry'Imana. Muribuka ijambo rikomeye cyane igihe Mose yari amaze gupfa, Imana itoranije Yosuwa yaramubwiye ngo aya magambo yo muri iki gitabo n'aya mategeko ngo uyizirikeho, azakuyobore, ngo azagushoboza, azaguha imbaraga, kuko ibyo uzakora byose uzabikura amahangara. Ku murongo wa 9 mu gice cya mbere aho ngaho aramubwira ngo nukwere igiye ubikubwira, none komera ushikara, ntutinye, ntugire ubwoba, kuko ndi kumwe nawe. Haleluya! Ndi kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Yadamazi uvuyemo rwe kugira imbogo, hari n'ahandi uzajya henshi. Averasta uracyari ikiraro wavuye nk'umure, ariko ujye wibuka ngo ya Mana yambwiye ngo uri kumwe nanjye aho uzajya hose, ujye ubibwira, ariko ngo ushikare, ukomere, ntutinye, kuko utinya bizana gucika intege. Imana itugirire neza. Gutinya bizana kuva ku nshingano, gutinya bizana kubeshya n'ibinyoma bitandukanye byinshi, ariko nukomera ugashikama ukaguma mu Mana, uzasubiza icyo Imana yaguhamagariye, kandi imbogo cyangwa ikiraro n'ahantu hose muri mu nshingano Imana yabahaye. Icya gatandatu nuko ku murongo wa 20 avuga ngo uyu mwami Abisirayeli bashakaga yagombaga kuba afite umutima wicisha bugufi, utishyira hejuru, ngo umutima we ntugomba kwishyira hejuru. Uyu mwami yagombaga kuba umwami utibona nk'aho ari hejuru y'amategeko. Hari igihe n'ubupasitoro bwacu dutosha tukiyumva ko turi hejuru y'amategeko, ariko mu kanya mwaraye uzumvira umwepiskopi wawe n'abazamusimbura bose. Ahandi tuguhugura turakubwira ngo ukwiriye kumva n'abakuru mu bupasitoro uzabamo bagushinzwe, wemeranijwe n'umutima wawe ibyo bagukura byose. Ariko ujya kumva ukabona dikoni asuzugura principal tuwe cyangwa kidikoni we nta na n'umwe, cyangwa pasitoro nta n'umwe, ariko buriya umurimo tuwushobozwa no kumvira. Amen. Kandi kumvira nta kumvikana kuri mwe. Uzumvira umwepiskopi buriya harimo kumvikana ngo ya ubuse nta negosiyasiyo, urumvira hanyuma ibisigaye